Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino, ndabasuhuje cyane. Ni karibu ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, aho tugiye kuganira ku bintu byafasha umubyeyi kugira ngo umwana we abashe gutsinda neza mu ishuri. Buriya gutsinda k'umwana mu ishuri ni uruhurirane rw'ibintu byinshi bitandukanye. Aha ngaha tugiye kuvugamo birindwi. Utege amatwi ikiganiro kirangize, ni ikiganiro kigufi kitarambiranye, nzi neza ko biri bukugirire umumaro. Twihuse, ikintu cya mbere ni uguhozaho mu myigire y'umwana. Umwana akiga neza umunsi ku munsi uko ingengabihe y'amasomo iteganyijwe adasiba. Yagera mu rugo amaze kuruhuka agafata iminota mike agasubiramo ibyo yize kuri uwo munsi. Ukamuba hafi, ukamufasha cyangwa se ukamushakira umufasha mu gihe utaboneka, noneho ibyo ngibyo bizamufasha kuzamura imitsindire, kuko burya kwiga ni ukwiga duke duke, uko umenya aka mbere bigufasha kumenya aka kabiri, noneho ukazatsinda neza ikizami cyangwa se test igihe yaje. Birakwiriye rero ko umwana agomba gufatirana isomo ntirirengerane, kuko iyo agiye abyongeranya atabyumva birangirana rya somo aryanze, kandi nyamara atari uko ataryumva, ahubwo ari uko atagiye asubiramo uko bikwiriye. Gusubiramo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko buriya abantu benshi batsinda ari uko babonye umwanya wo gusubiramo uko bikwiriye. Ba bantu batsinda batashyizemo imbaraga nyinshi, bajya bavuga ngo bafite ubwenge naturel, ni abantu bake cyane ku isi, ni porosantaje nke cyane. Ubundi abandi bisaba gukurikirana isomo ku rindi, kandi ukagira n'igihe cyo kurisubiramo nyuma y'isomo nyirizina wigishijwe uri imbere ya mwarimu. Ikintu cya kabiri ni ukugirana kominikasiyo na mwarimu w'umwana. Birakwiye ko mu kazi kenshi ababyeyi bagira, akwiriye kwigomwa iminota mike akagera ku ishuri ry'umwana akavugana na mwarimu, kuko mwarimu niwe wirirwana n'umwana umunsi ku munsi, aza aho afite imbaraga, aza aho afite intege nke mu myigire, ku buryo muramutse muvuganye burya byagufasha kubona icyo wakora kugira ngo umwana ashobore gutsinda neza. Kandi n'iyo mwarimu abonye umubyeyi afite ubushake bwo gukurikirana umwana uko bikwiriye, nawe iyo abonye hari akantu k'ingenzi kafasha umwana, yihutira kuguhamagara akakubwira ati kora gutya, bizafasha umwana gutsinda neza. Ikintu cya gatatu ni ukugenzura uburyo umwana akoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi bikoresho ni byiza, biradufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko iyo umwana abikoresheje amasaha menshi ku munsi bituma atakaza focus, ku buryo iyo agiye mu ishuri aticara ngo yige neza yumva ibitekerezo biri hamwe, ahubwo usanga arangaye, bigatuma ibitekerezo bye bitegerana ngo abashe gukurikira icyo mwarimu ari kumwigisha. Birakwiye rero hano ko ibyo bikoresho bigenzurwa, ayo matelefone, ayo mateleviziyo, izo za tabuleti n'ibindi bigomba kugenerwa umwanya ukwiriye, byibuze umwana ntarenze isaha ku munsi, kandi nabwo ukamenya ngo ari kureba ibiki, ku buryo atazareba ibintu bimuhungabanya, bikamuhungabanya amarangamutima, bikamuhungabanya mu mikurire ye, kubera ko yarebye ibintu bitamufitiye umumaro. No mu gihe udahari, uwo bari kumwe ukamuyobora uburyo yabasha kureba ibyo bikoresho, imikoreshereze yabyo ku buryo bunoze. Twihuse ku kintu cya kane ni ukureba imibereho myiza y'umwana, ukitaho ko yariye indyo yuzuye, yariye ibitera imbaraga, yariye ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, kuko
kuko burya ibyo nabyo ni ingenzi cyane mu mikurire y'ubwonko bw'umwana. Tumaze kubimenyera neza ko kurya indyo yuzuye atari ukuba wahahishije amafaranga menshi cyangwa ufite amafaranga menshi, ahubwo ni amahitamo umubyeyi akora igihe yagiye guhaha, agahaha ibifitiye umwana akamaro, atari ukuvuga ngo arareba ibiryohereye mu kanwa gusa. Yego abana barabikunda, ariko ntabwo ari byo bya mbere bibafitiye umumaro kurusha gutoranya neza ibishobora kumugirira umumaro, birimo intungamubiri zose zikenewe kugira ngo umwana akure neza. Hanyuma ukareba wabihashye nibyo, kandi ugakurikirana niba yabifashe neza uko bikwiriye. Ikindi cya kabiri, ukagenzura niba yaryamiye ku gihe, yaryamiye amasaha meza, yasinziriye nk'uko impuguke mu mikurire y'abana zitubwira ko umwana muto wo muri nasari agomba byibuze kuryama amasaha 10 ku munsi, uwisumbuyeho utangiye kugera muri primaire wenda ku myaka 7 gutyo ngo agomba kuryama amasaha 9. Ibyo byose ukabikurikirana neza kandi ukareba ko nta cyamuhungabanije mu bitotsi bye, kugira ngo ejo azabashe kwiga neza atuje, yaruhutse bihagije. Twihuse nanone ku kintu cya gatanu, ni ukureka umwana agasohoka hanze akareba ibibera hanze, kuko burya amasomo abantu biga mu ishuri afasha cyane mu mibereho yo hanze. Iyo umwana asohotse mu ishuri agiye hanze, ya masomo yize mu ishuri aba agiye kuyakoresha mu buzima bwo hanze. Wifungirana umwana rero ngo abe mu rugo, ahubwo cishamo umugenere umwanya asohoke, ajye hanze, ajye muri siporo n'abandi, ajye mu maguriro, abarebe ukuntu amafaranga ye akoreshwa, abantu beshanje amafaranga n'ibyo baguze, agire amahitamo, arebe, ajye mu masomero runaka, ajya ahantu hatandukanye muri environment itandukanye n'iyo yajyaga abamo umunsi ku munsi. Ibyo bintu bizamufungura, bizatuma avumbura ibintu bishya, azagenda ahuza ibyo yabonye n'ibyo ari kwiga, usange arushijeho gusobanukirwa amasomo yiga umunsi ku munsi. Birakwiye ko umuherekeza narwo no muri urwo rugendo, ukamuba hafi, mukajyana. Niba ugiye ahantu runaka hari ikintu cyamufasha, mukajyana, ukagenda umusobanurira. Ibyo bintu nabyo bizamufasha cyane. Kwihusha tugiye ku kintu cya gatandatu, ni ugushimira umwana mu gihe yakoze neza, umwana mu gihe yakoze ibintu ubona bishimishije, yatsinze, yakoze ikintu neza, mushimire. Were gushyira imbere guhana, were gushyira imbere kwita ku kitagenze neza, ngo usange urabwira umwana amagambo mabi amukomeretsa, cyangwa se amutera ipfunwe, cyangwa se uramuha ibihano bibabaza umubiri bikakaye. Ahubwo mwigisha icyiza, umwigisha ikibi, umubwira ingaruka z'ikibi, ingaruka cyamugiraho. Uko ukomeza ubimubwira, bizamufasha kumenya neza ko icyo kintu ari kibi kandi ntazagikora. Niba ari iby'amasomo, bizamufasha gukurikirana neza amasomo, avuga ati nitsindwa gutya bizangiraho izi ngaruka zimeze gutya, bitume abasha kwitwara neza mu buzima bwa buri munsi. Gushimira umwana, mutere courage, mubwire ko ibyo yakoze byiza ubibona, kandi niba yanakoze ikosa ugire uburyo bwo kumuhana butamuhungabanya. Ntabwo mvuga kudahana umwana, ariko ugire uko umuhana, kandi igihano kiri bumugirire akamaro, kitari icyo kumuhungabanya. Ikintu cya karindwi, ni ugutoza umwana ikinyabupfura, akagira discipline. Buriya ibintu byose abantu bakora bifite aho bibageza, bishingira kuri discipline umuntu afite, ikinyabupfura umuntu afite. Umuntu ukora ibintu bitarimo ikinyabupfura ntabwo birangira neza, birangira nyine hari akantu kajemo katagenze neza, kuko yabizanyemo ikinyabupfura gikeya. Buriya iyo tuvuze discipline, ni ibintu byinshi cyane. Kubahiriza igihe ni discipline, kubaha mwarimu ni discipline, kubaha umubyeyi, byose bikumbiyemo, ari ibintu byinshi cyane. Toza umwana akiri muto uburyo bwo kugira gahunda, uburyo bwo kugira imico myiza, ubimutoze hakiri kare, kuko n'umunyarwanda aravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito.
hera kare ugenda umutoza ikora iki ni kibi, iki ni cyiza, ugenda ubimutoza azakura abikuranye, kandi ibyo ngibyo bizamufasha no mu myigire ye ya buri munsi no mu mitsindire ye ya buri munsi. Ndagushimiye cyane wowe ugejeje kuri uyu munota tukiri kumwe. Imana iguhe umugisha aho uherereye hose, kandi ukore subscribe, ukore like kugira ngo udushyigikire kandi bibashe no kugera kuri benshi. Ujye no muri comment, ukore comment itubwira icyifuzo cyawe kandi kizahabwa agaciro. Urakoze cyane, ukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha.